cya mukanya twari twababwiyeho uko Leta Zunze Ubumwe na Amerika bari barakaye ngo gufata Uvira niyo makosa yakoze. Hano icyo nakubwira cyo uwo bita Colonel Nanga arangije kwandika itangazo yandikira aba bayobozi ababwira ati Uvira twemeye kuyirekura ku itegeko ryacu, ariko hari ikindi kintu tubasaba. Kuba tuvuye uyu Colonel Nanga, uyu muyobozi w'uyu mutwe cyangwa se kapiteni w'uyu mutwe yanditse agira ati kuba twikuye muri Uvira ndetse ngiye gukuramo ingabo zose, ariko hari ikintu kimwe turabasaba. Ubushize hari ahantu twari twafashe tuhagaruje birangira abaturage babishe kwa kundi baba bishimiye ngo undi mutwe winjiye baza babasangamo barabica. Hano Colonel Nanga yanditse agira ati icyo dushaka ni uko tutazumva hano mu mujyi wa Uvira havugwa ngo hari abaturage bishwe nk'uko ubushize bazize leta ya Kongo. Hano uyu mugabo kandi yakomeje, itangazo riracyakomeje agira ati turashaka ingabo zidafite aho zibogamiye kugira ngo hatazagira abaturage bongera kugira ikibazo. Ubushize bohereje ingabo z'u Burundi, ariko twamaze kubona ko u Burundi ndetse bo na Kongo buri mu ruhande rumwe, bibogamiye mu ruhande rumwe. Colonel Nanga yongeye kandi agira ati kuba turekuje hano Uvira nk'uko Leta Zunze Ubumwe na Amerika bari babidusabye, icyo tubasaba ni kimwe, ntihazagire umuturage n'umwe ugira ikibazo, hazemo izindi ngabo zidafite aho zibogamiye kugira ngo zinarebe mbese umutekano uri kwicwa n'abandi. Ni nuko nshoje ikiganiro nkubwira ngo wibuke gukanda subscribe.